Mumafuyane munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikayishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafuyane munsi yambagezeho another gospel nk'ibisanzwe twe dushyiraho ibijyanye n'indirimbo ya challenges, ibijyanye n'indirimbo abantu bagiye bakora ibintu nk'ibyo so every single day nibyo tujya tubashyiriraho. Okay, ukaba warukeneye then no kwiga kuririmba, then it helps you every single day. Tuzadushyiraho ibiganiro bijyanye na gospel, kuririmba, ibihimbaza Imana, ibihimbaza umwami Yesu, ibiramya umwami Yesu, ya indirimbo, amagambo ashima, ahimbaza, aramya Uwiteka Imana Yesu Kristo. Hello everyone, urakoze neza kuri Lava TV show. Uyu munsi nanone nk'ibisanzwe nsanzwe mbagezaho ibijyanye na gospel ku bantu batandukanye, ku ndirimbo zitandukanye. So uyu munsi nanone ndagarutse, nge nibisanzwe muramenyereye kuri Lava TV show, the manager wa Lava TV show. So the last day nabazaniye umukobwa utusengera mu cyahafi. So today ninjye wiyiziye, then tomorrow nshobora kubazana another one, kubera ko every single day dukora umuvuno mushya. So every single day tuzadushyiraho abantu batandukanye, yaba from in a village, abava muri province zitandukanye. Uyu munsi nanone rero nifuje kubaza imbere yambagezeho another gospel nk'ibisanzwe twe dushyiraho ibijyanye n'indirimbo ya challenges, ibijyanye n'indirimbo abantu bagiye bakora ibintu nk'ibyo so every single day nibyo tujya tubashyiriraho. Uyu munsi nanone ibyo tugiye gukora ni ibya gospel. Ndi hano ngira ngo mbagezeho indi gospel. Hari umuntu wanditse muri comment arambwiye uti se kuki utagenda uzana n'abandi bantu baturutse kure? Gusa nyine naye nambwiye uti gutya na gutya tuzabigenza gutya na gutya kugira bigende gutya. Abo muterankunga mwiza, kuko niyo uzanye izo nama rega biba ari byiza. Jya wandika muri comment, wandika inama waduhereza, cyangwa se niba wumva waca no mu gikari, nimero yacu biri muri description. So ujye wandika muri description, then tuzatubona izo nama zanyu. Ibindi cyaho ujye muce mu gikari, nimero zacu ziba ziri muri description, niho muzaba muzisanga. So today tugiye gukora ibya gospel like the same as usual. Mutuziho like a gospel every single day dukoraho. Tugiye gukora ibijyanye na gospel same like every single day uko tubikora. Okay, let's get started without being too rated. This is my new song, comes from in my heart, comes from in my brain. So na creating indirimbo na creating mvuga uti indirimbo anytime nshobora kuzayikoresha ahantu runaka ntaramenya. Okay, bigera igihe mbona another girl who needs to improve her own knowledge. Arambwiye uti ndashaka kuzamura my gift, please help me, my talent is still down, I want to make it become up. So yarambwiye uti ndashaka ko bimera gutya uti okay, reka dukorane iyi ndirimbo yanjye, tuyikorane. Ari nayo mwabonye muri ra ndirimbo twakoranye, indirimbo ndakinguye, niba muyizi. Ira ndirimbo ndakinguye ninjye nawe twayikoranye, twaravuganye, numva okay, arashaka ko dukorana indirimbo. Ndavuga uti nanjye bitewe nuko I'm in fire, ndashyushye cyane about singing, reka dukorane nta kibazo, dukorane indirimbo. We had no actually nta nubwo twari kubiforwarding, actually uko nabivuga ni nk'Imana yabigiyemo nyine. Okay, reka tudatinze indirimbo nyibumvishe. Ndakeka bamwe munkurikiye hano n'abandi batankurikira batarakora subscribe, mwigeze yabaciyeho n'abatarayibona namwe, ndabizi yuko muri bujye kwireba ubwo muri yo account channel yanjye. Okay, twagiye. Ubwo narazimiye, nasohotse mu rugo rw'intama, iyi si yarambonye, abahisi n'abagenzi baranseka. Ubwo narazimiye,
nasohotse mu rugo rw'intama, isi yarambonye, abahisi n'abagenzi baranseka. Ni Yesu wampamagaye ndi kure, ansubiza mu rugo. Ni Yesu wampamagaye ndi kure, ansubiza mu rugo. Ati mwana wanjye inyingurira, none ndakinguye, ngwino nkobore. None ndakinguye, ngwino nkomese. None ndakinguye, ngwino nyobore. None ndakinguye, ngwino nkomese. Oh, 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 oh. Okay, indirimbo actually n'ababeshye ageze ku bantu batandukanye, abayirebye ni benshi. Hari n'uwanakiye muri comment arambwira ati den indirimbo ngewe nayikunze, ndakwingiza ujye uhora udukorera indirimbo ibi n'ibi, nicyo cyatumye mfungura channel yitwa Lava TV show. So izajya ihora icaho gospel. Ndabinginze guys, indirimbo niba ukunda gospel, niba ukunda indirimbo zihimbaza Imana ziramya, kora subscribe ukande kukazogera, then igihe posting indirimbo yose itandukanye y'abantu batandukanye, ya abantu baba batutse muri village province, ya ahantu hatandukanye nyine nzayambazanira, utari nge uri ngewe, binoge byo ngibyo. Ndabinginze mukore subscribe according kugira mu gihe bibageraho nkuko bikwiriye. So indirimbo nayikoranye n'umukobwa bita Miriam, and right now she's in she's at school. She's almost being in a master's. She's still studying. Gusa uko byagenda kose nyine these days she gonna come back. Hari n'abantu bagenda bawandaringa batera comments, hari n'abanyandikira inbox kuri WhatsApp bakambwira uti ese uyu mukobwa is your girlfriend? Ese bakambaza uti uyu mukobwa ni girlfriend wawe? Uyu mukobwa murakundana? Ese ko mbona muba muri kumwe nyine mwakoranye indirimbo? Uriya gishe kintu mpora mbwira abantu, ese kuba umuntu akoririmbanye n'umuntu ikintu kigakundwa ya abantu bakakishimira, it doesn't mean yuko abantu bari kubiririmbana bakundana. No, we not really in love, we are besties. Turi inshuti bisanzwe, turi inshuti wenda zegeranye kuko uyu umwe amenye ikibazo cy'undi. Yeah, it means you are close up friends. So it means turi inshuti zidasanzwe zegeranye zishimanye, gusa nta rukundo nyine byo kubana dufitanye. No, no, no. Ibyacu nyine ni ubushuti. Afite boyfriend, afite girlfriend, so means buri wese ari on one side, gusa nyine tugafatanya kandi tugafashanya nk'inshuti, kuko uyu n'umurimo w'Imana. Ntago ari ibintu tuvuga ngo ibi ngibi turi kubikora for our own being, just kuba fame. No, tubikora twebwe like a job. No, nago tubikora like a job, tubikora like a work from God. We're gonna be paid by God. Nibyo ngibyo ko afite talent yo kuririmba. Hari ukuntu umuntu aririmba ukumva sounds urya ari kuvugamo, ari kuririmbamo, uburyo ajyanishamo indirimbo, ukumva uburyo agenda muri beat, ukumva byose biri match, then bikagutera nawe kuvuga uti uyu muntu ntakoranye nawe, who erase my work with. So uriya mukobwa azi kuririmba, afite nice voice, arimba amajwi abiri gusa akayiririmba neza. Ari ukuntu ushobora kuba uririmba amajwi menshi, urimba nk'amajwi like 4, ariko nubwo waririmba 4 or 3 ukarimba 3 gusa utazi kumanaginga ayo majwi, it doesn't mean anything. Nta n'ikintu waba uzi, mbese nta kintu muri wowe navuga ko ubuzi kidasanzwe, kuko iyo udafite control y'ibintu uba ufite n'ubundi biba bisa nka nta kintu ufite. Uriya mukobwa rero ari manage ku majwi ye uko ari abiri, soprano and alto. So arabizi, azi kuririmba, icyo kintu nakimukundiye. Ni umwana mwiza, ni umuntu witanga, ni umuntu wumvikana, ni n'umuntu ushobora kugisha inama akaguha inama nziza. Ni umuntu witwararika nyine, yeah, like girls. Abundi muri iki gihe nyine abakobwa usanga bitwara mu buryo butandukanye. Usanga hari abitwara mu buryo bwabo, hari abitwara mu buryo nyine
butandukanye, ariko uwo mukobwa ikintu namukundiye afite culture nziza, behavior ze ubona ko nyine imyitwarire ni myiza ku buryo any guy umuntu wese nyine wamureba uburyo agenda, imivugire ye, imyitwarire ye, uburyo aganira, uburyo avugana n'abantu, ingeso nziza avugisha abantu. Yeah, it means nyine afite behavior nziza umuntu wese yamwishimira. Uko hari abakobwa b'iki gihe imyambarire usanga ari bato, kumubwira uti ambara ibintu birebire, nope, tukabimubwira nabyumve. Yeah, I get it yuko nyine ibintu birebire yuko atari every single day uzabyambara, ariko try sometimes. Niba ugiye ahantu ba respect y'ahantu ugiye, niba ugiye mu rusengero ukambara like a short one, ukeka yuko uzaba ugiye kurangaza abantu, uzaba ugiye gusenga. Ibyo rero nibyo naye mba mvuga. Then yeah, I'm a guy and I see the best girls, the ones who have a beautiful body, and I see everything. Gusa nyine ntago bivuze ngo buri munsi uko ugiye mu rusengero ugenda wambaye shorts. No, gerageza wambaye birebire, then maybe your man might be a Christian. So hari n'abandi bantu bagiye banyandikira muri comment barambwira uti se ngo gukorana indirimbo nawe bisaba iki? Abaciye mu gikari banyandikira kuri WhatsApp barambwira ati indirimbo kuyikorana nawe bisaba iki? Hari n'abagiye bambwira ati turashaka studio, hari n'abagiye bambwira ati turashaka abadukora amashusho. Okay, ikintu nababwira muri make, gukora indirimbo ntago ari ibintu bikomeye. Ikintu kiba bisaba ni ukwirekura. Ikindi next thing, hari igihe bisaba amafaranga. Hari igihe bisaba amafaranga kuko nanjye ndibuka tujya gukora muri iyo studio twakoremo ni Level Studio, niyo twakoremo. So indirimbo tujya kuyikora twayikoze nta bushobozi, tuvuga uti amafaranga turayakura he, dutekereza ahantu amafaranga ari buve. By the way, twawanderingaga ahantu hari hose twakura amafaranga, ariko tukamakinga sure ko indirimbo yacu yagiye hanze. Indirimbo twakoze ndakinguye like usual, nayibabwiye ndakinguye. Gusa nyine mu kuyihimba tukavuga ngo iyi ndirimbo tugiye kuyikoresha, twatekereje, twaricaye ngiye nawe ndi iwabo, nagiye iwabo bariho tubyigira byose, twiga indirimbo ndayimwigisha nyine ko yari yanjye nahimbye. Ndavuga utereka nyige, then nimara kuyiga maze kuyimemoriza neza ngiye nawe ngiye kuyimwigisha. Okay, turagenda ngiye iwabo ndamwigisha indirimbo, mbona arayifashe. Kandi umuntu wihuta gufata buriya niwe muntu wa mbere umuhanzi wese yakwishimira, kuko iyo wihuta gufasha mworoshya igihe nyine mukigira gito kugira ngo ibintu bisoze. Turayiga tudafite amafaranga, tutazi ngo tuzayakura he. Okay, no arambwira uti ngiye hari umuntu nzi ushobora kuduha amafaranga, gusa tukazayashaka tukayamusubiza ku itariki iyi niyi, gusa bitarenze iyi tariki. Nambwira uti okay, nta kibazo, wegera uwo muntu struggling, ariko amafaranga tube tunayashaka nyine tugiye turagenda. Ndibuka twagiye saa 10, twagezeyo saa 10, gusa twasoje twihuse, dusoje twihuse twitahira, basigara bayikorera edit, then baratubwita bazajya kuri WhatsApp. Kuko mutipe nabonaga n'inshuti yanjye nyine, nabonaga it seems like a familiar, so nyine nabonaga nsa nk'umuzi. Ndavuga uteke mwizere, wenda maybe ntago yaduhemukira, azabidukora neza. Okay, then turagenda. Ndibuka ko yayitwohereje ariko umunsi wa gatatu, umunsi wa gatatu nibwo yayitwohereje. Indirimbo twumvira ryoshye, turwana n'ikintu terera amashusho. Twari tumaze kurwana n'ikintu cya audio, dusigaye ikintu cy'amashusho, nabwo audio twari tutarayishyura. Okay, then turavuga uti reka dushaka uburyo dukora amashusho. Mbabwiye uburyo twakoze amashusho, mwabyita ibitangaza. Ni ibitangaza n'ababeshye pe, ibi byo ni ibitangaza 100%, kubera ko ndibuka yuko amashusho tugiye kuyakora nta muntu wari uhari wo kudufata amashusho n'umwe. Umunsi twajyaga gukora amashusho, uwo mukobwa Miriam bamwibye ibikoresho byose yari afite, baramutuburira. Bamaze kumutubura, then ndibuka yuko naramuhamagaye inshuro 20, nzi ko twanye gahunda, nanjye umujinya uranyica, ndababara. Navutiye umukobwa dupange gahunda, tuvuge ngo tugiye gukora amashusho, anyirengagize kwere. Ndamuhamagara inshuro 20 zirarenga 30, nicaye ahantu hamwe twavuga turi buhurire. Ndavuga ati noneho ngiye kumwirebera iwabo. Narajya iwabo, ndavuga ati mbanze ngira ahantu nicira gato, n'undi ndabona wenda araza kumpamagara mu minota ingahe, nimbona atamamagaye ndatangiye iwabo. Ngiye guca aho hantu nsanga ni hahagaze. Ndamubaza se Miriam wabaye iki ko naguhamagaye? Mfite agahinda, ngiye kumubwira nabi bitewe uko yarambabaje.
ndamubwira uti se wabaye iki ko nagwamagaye nkakubura, abarambwiye uti bamaze kunyiba telefone n'ishakoshi n'imyenda yose yari irimo. Ewe ndavuti naho umujinya sinamenye aho waciye, agahinda sinamenye aho kagiye, n'umubabaro nari mufitiye nta murakariye nyine mvuga uti ndamumerera nabi nimubona, sinamenye aho byagiye. Ariko nyine byose byatewe n'iyo nkuru yaransanganyije mu kufata mu mugongo, ndamubwira uti hangane rwose gutya na gutya bigenda gutya, twagiye gukora video uzarebe buriya nta nubwo twahinduye imyenda cyane. Kubera iki? Imyenda ye bari bayibye, ibintu byose babitwaye, urebye ninjye wahinduye ariko we nigeze ahindura. N'ibyo yahinduye nabyo ni imwe muyo nari nagendanye mvuga uti wenda nshobore kumuha, ariko nta myenda yari afite, bari bayimwibye, bamibye ishakoshi, bamuture nyine barabitwara. Urumva gusa I hope yuko ibyo bari baramwibye I think kuri uyu munsi amaze kubigeraho. Uyu munsi ari kwiga muri kaminuza, ni nayo mpamvu mutari kumubona ahangaha. Gusa mu minsi iri imbere nawe agiye kugaruka dukorana ikiganiro njye nawe, tubaho ukuri kw'ibintu abantu mutari kumenya neza, mushaka kumenya ku byanjye nawe. Gusa uko biri kose muzabisobanukirwa. So icyo nicyo nashaka kubasanganiza. Uyu munsi dushobora gupostinga ikiganiro cya gospel, ejo tugapostinga ikindi, umusibe ejo tugapostinga ikindi. Mu minsi itandukanye dushobora gukora ibiganiro bitandukanye. Ndifuza yuko abantu mwese mudukurikirana byaba byiza mugiye mutanga comment, mugatanga like, mugatanga share, then mukazajya mu making sure yuko abantu bari gukora subscribe. Okay, ya Lava TV show kuri uyu munsi murakaza neza kuri Lava TV show. So bibisanzwe nashaka kongera kubagezaho ni gospel every single day muzajya mubona kuri Lava TV show. Abatari banzi, abatari ngo reka nyiririmbe because nayo nyisemo mu ndirimbo mugiye gukora today. Mumafu yane munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikayishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu yane munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Iyo ikaba yari soprano. Katujye kuri tenor. Mu mafu yane munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikayishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Iyo ikaba yari gatatu. So reka tujye kuri kabiri. Mu mafu yane munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Ndifuza yuko uba utarakora subscribe wawe ucikanwa n'ibi biganiro byiza byo kuyimbaza Imana tukarayiramya. Ciao ciao. Still Lava TV show.